Ngo Gisega nagira imana zo gucunga abakozi muri iki kigo cya Rukanika babuze akazi bahora bahanze amaso. Turunda bashobora kwinjiza dashoye 5 niyo yagira impamya bushobozi zo mu bushorishori bw'ijuru. Gisega simurebezo batansigiye Gisega gize ubutoda ndetse giherekejwe n'imbuto yari Gisaka yasezekara ku isahani ka Marisari. Bose basigaye basiganuza uko nteye. Dore ko mbere uko nsanga mu rubaza bapfumbatse cyane kingagi maze ingangaye na gicakira amacandwa kuzura kano. Harya ngo sineza amashuri menshi ndamaze. Ayo nezi yose ntabura kumpesha umugati utubutse kandi yanangize n'umugabo w'ibigango n'igitinyiro ku buryo bene igitugu badatenya kunzanira igiturire. Siye nsoma ku mutsama nk'abami bo hambere ndetse nabe kamere bambereye urugwiro. Sigaye nisiga imbavu nk'ababana b'imbavu ndende isiga ndi ikirenga cyasumbye ikirere. Cyamara ko ngo kibere nk'uriya mukobwa bashenze vuba ibyo kutugenzura ngo akomeza acishe make. Maze mbona uko ntuhe kinyarabitugu ko ahimbaga abagabo n'abagore badasiba kungana bansaba akazi batazi ko kabaye ingume. Allo. Ni mutware Gisiga tuvugana? Nigi. Ni Gisiga kirembera mu bicu. Ariko sijyo rw'iryo niho goza rya baryoherejwe nande muri Gitega cy'abazungura. Nta wundi ni Nyirabihogo muri kumwe. Mbese. Nagira ngo bamenyeshe ko hano hari umusaza ngo bashaka. Ari hano twakirira abashyitsi. Umusaza? Niko. Narengize ngo ni musari nyange nkawe. Bihogo byadohogoje none nyakwigendera ungendereye magingo ya. Ngo arashaka ikira? Ngo arashaka akazi kuzamu. Ngo uko ubuzima bumereye nabi. Umva nawe ra. Cyakora mperutse hari umwanya ku mangazini wujuje vuba. Natari manganya mu magambo rero nizeye ko muza kumvikana. Niko se ijyabiho. Ndabikumva neza. Urabona sari cyamarira ko numva marayandaye kubera inzarara? Yewe sinakubeshya ndabona ari umushavure. Amaso nza yaramubayemo inyanja. Cyakora kuko nta utakanya gatagahambuye. Ahari wenda aje yitwaje agahamba kaguhembura. Kugira ngo ukabona ingatiraguye da. Yewe ndakumva. Mfa kunyohereza twibonanire. Reka mukoherereze. Ngaho. Yego mwirirwe. Ariko so umusaza bari umusazi. Akajya kundika kwa data buja Rukanika avuga ko namwatsa agacurika inzoka hacurikira. Iyo ntacyo apfa avutse. Umuntu se yamaguye umwanya mwiza agira ngo nzajye nya setariya cyangwa urubingo. Injira. Murahonya kubahwa. Vuga ikikugenza. Kuko nta gihe cyo guta mfite. Dore ko abaturage mudatana no kurondogora. Narinze kubasaba akazi mu byeye. Niko. Bakumvanya ko byara. Uje kunsaba akazi yitwa ndi. Ukomoka he? Amashuri wizangana iki? Nitwa abagabo barabona mwene ngabo nzima. Nize mu Kibeho. Kandi wacu ni hariya mu Rwanda rwa Gasabo. Ntabwo ndi umunyamahanga mba nguroka. Sinabesha uko ngana uko. Yewe. Vuga ndakumva ngabo nzima. Ndabona nakazi uteze kubona muri iki kigo kandi ugomba kubaza impamvu kubigaragara. Ko ndakaje ndeze kubona. Kandi bambwiye kwa kubuza mu gahari. Akubuzaho niba gahari sakawe. Imburuburu nkamwe bakubundabunda mwikanze igisambo ntitubakeneye. Ariko se ko numva ngifite imbaraga ngaba ndasinda simve gusinzirizwa n'ubusa. Umuntu hari igisambo cyaza kinsanga singisanganiza ubuhiri ngo ngifate mbiri. Igihe cy'amagambo cyarashize musaza. Amagambo ntitubakeneye. Saho gushinyika gusa ngo ibishaka byose uzabihabwa udashishikaye. Ndatemvira no mu biro. Bantera igihe kandi nta gihembo ngutezeho. Uranyumva? Ngo igihembo? Ihembo nyine. Aho ntibwira ko ntungwa na setari yagiye Gisiga wagisiri bobo. Mbiro kuza hano babanje gusiganuza uko nteye. Maze ntuze kuntera umwaku umara mu mwuka boshye. Uri no mwari byibuza ngo ungeze no ku ngingo. Mubyeyi gose ngirira imbabazi. Ubu merewe nabi. Abakire banjenyeye mu Kiyovu cyari cy'abakene. None nabuze aho nimukira.
ubu wanje nta kigenda gose. Bajya kukwimura se ntibaguhaye amafaranga y'ibikorwa byari mu isambu warutuyemo. Ubwo ruje kuntumbika amatama wumbwira amatakara gase nkaho hari amatunzaniye. Ureba naho amatariki mabatugeze. Sinyobe gose nyakubahwa. Kwa iminsi igereye ubu ibintu bisigaye bigenda bigura nteke. Ariko rero witegereje ugashishoza wasanga abagabo twese tudahuje ubushobozi. Ni kwa musaza we. Vuga ndakumva ngabo nzima. Harya ngo witwa abagabo barabona? Ko nitwa kari sindi kirara. Ibyo sibyo nkubaje wanjijiwe. Ahubwo niba ushaka ko nguha akazi koko ngusabye kundebera 15,000. Ariko nyakubahwa naba mfite ibyo bihumbi byose ngaza kugutakambira ngo urashonje. Ko naba nizeye ubufu bw'ubugari ngo abana n'umugore tubane Kigali babone ibyo bashira mu gifu. Musaza niba aribyo noneho ngusabye kunsohokera mu biro nonaha kuko kukureba nta biro nkubonamo. Kose agira bwangu ntaguzigama imvune komeje kuntera icyugazi. Aho tendera kunsigira inda kuri sibaye dore ko zijeje tazitumuka mu rwo rusatsi rw'imvira usana rw'umusazi. Sokazi mubyeyi gose mu sohoka. Mubyeyi gose mu ngundiye nababonera 5,000 gusa. Ari kuzabitanga ku icumbi. None kubera ko amacumi yenda dashirigorora reka mbibaheho ibihembo byo kuba mwemeye kunyakira. Maze murebe ukundo mwaza kwiyibagiza igihe nabatesheje mufata agacupa. N'umugabo nawe no muti wamenyo ye. Niko karame mutware. Kunshima umpembye igicupa se. Ubona ko ndinywera mu ndasa tabanje kurisazira igisiga. Yegazana nasigaye. Nanjye ndi hantu ugindishye ku mutima zo kurekura. Abashaka ko buzamu ubaba biburo buhuye. Wirangaho kandi nagaha abandi. Yewe nanenjigeranye 3,000 nabyo bizane. Nabyo ni mu byakire mbone nakira gukomeza guhangayika mu muzi nabyirukiyemo ngawukuriramo. None ngaba ngo keneyemo mpondi impanga ndangaza abampanze amaso ngaho ndi umunyamahanga. Yewe ikintu ukwambarira ibicocoro aho wambariye ngindi. Mpeza hano nibyo bisigaye isi. Ureka kuntera igihe. Atigihe rwose uratinyuma yahuye ntabo nkumva zana. None sinyaruye nyisa amahanga. Yego na amahanga. Ndetse n'ibyayo na amabanga. Nimwakire 5 6 7 Bikwe kunde bamarira amafaranga hano noneho habaye mu bucungamari cyangwa se igihe rwose gisigana gushakiye kuri telefone nkakubura ntunyitabe. Mubyeyi gose mu mbabarire sinja ahubwo cyaje kwa musaza we sana umusazi sowe kibere nk'abarije turi gutera umata nk'izazi. Nawe afite uburenganzira bwo kuvuga da kuko afite ururimi kandi nkaba nsanze wari uhimbajwe gusa n'ibihumbi yakubariraga yisimbiza bose igisambo gikina urusimbi. Yego amafaranga ubunyambare nayo yanyishuraga ntukeke ibindi kibere nka wowe. Dore ko gukeka kwanyu guteye inkeke. Reka vugisha ukuri wimpimbira kandi mpari wa mugabo we. Wa mubyeyi we rwose uko ndeba ubu narababaye cyane. Gabona ari nzanywe muri iki kigo cyanyu no gushaka akazi. None kugira ngo kaboneke hagomba ikiguzi 8,000 bimaze kwirengera mu bifuka y'ikoti ry'uyu mukozi wanyu. Bishoboka. Nyamara ariko ndakidasoboka mu bantu bubo. Bari bantungiye agatoke hano ko hari akazi k'ubuzamu. Maze nzamuka niba ko mva mu Kinamba kira ngo ndagahabwa nta ngorane. None ngo kuko ndacubutse ubusa nayo nasaguye mu yavuye mu gasambo kanje leta yatanze miribanzo bamaze kungurira. Uhuye n'inkuba gisiga bukubitana inkuba ararabujanye. Ariko akagabo ntubonye uwo mugore ukiyagugura umuhogo kugira ngo aje yitwaje umuhoro wo kumpotoza. Menya ko amafaranga umpaye ari wanyishuraga. Ugize ngo iki wa mugabo we? Ngo nguyishura? Unyishura nyine. Wangurije ryari? Unyishura? Warunzi caca kasahunga naho gushyushya urugamba usuka ibigambo bitagira shingira urugero ugira ngo yandagaze gusa ntacyo bizantwara. Gisinda gusabye kujya witondera ibyo uvuga kuko iyo ngeso mbi watoye yo kurya ruswa z'abashaka akazi imaze gutera icyo n'iki muri iki kigo cya Rukanika. Kwambwe wenda kwisabye ugiye no kuntuka se nta gutuka rwose uramenye ntuminura igisambo kandi ntajya nkumfatanya kandi nibonye nakira amaturo banzanira banshimira ubugwa neza bwanjye sibyo byatuma uhindura isura kandi usanzwe uri mutijima. Ntabwo rwose nshaka gukomeza kunyunyuza imitsi y'abaturage. Ngiye rwose ariko ntabwo numva icyo mushaka kugeraho. Rwose mbibabwire iyo ruswa nzayigotomera nyumvisha ikibyimbye n'igishaka gisandare ndabivuze gisiga mwe n'igisibo kandi ntacyo bizantwara. Menya ko ibi bintu byasubiwemo
ubusahuzi n'ubusambo nk'ubwo burimo agasuzuguro bigomba guhagararira aho ngaho Gisiga we. Ndetse nkumenyesheje ko uyu munsi ushobora kukubera uwa nyuma urya ruswa muri iki kigo cya Rukanika. Uranyumva? Ariko unoso umugore tubonye nk'umugenzi zino naje ati ukundi. Urinda kunka nkangaranya aho nuje ko kuri wanzanya ngaho washaruwe. Ayo data urantutse Gisiga. Ndagututse. Na Rukanika data buje wari Sarigoma. Ntiyankanga uko atazi uko natangiye akazi hano. Ugize ngo ndishano Gisi. Uriryo. None sugo buri cyo ushaka kumerera imbehe wivanga bita kuri. Yego ndabizi wazamwe na Rukanika bitanyuzeho ukirangiza kaminuza ubutari ngo cunga abakozi n'umutungo. None ibyo ntwabirata ngo witera umata nk'isazi wivanga mu barya ruswa nkaho uri umuswa bigezaho. Wibagize ko umushumba tungwa neza aragiye kandi ko n'inyabarongo yica bayizaniye. None ko bari wambwiye ko akazi gahari kandi ko bagashaka ari uburobohuye nawe kukabona ndagombye ko guhongera. Hari ubwo urabwe icyo wagasaza we. Kwavuze ruvuga mu wampaye ho ndabihogoye yahogoye nkamuhoresha ko bunyamabanga. None se abakene ibyo twabizira. Wa musenzi wa ariko zaho Gisiga ariko umusaza reka guca umuntu uko kumurenganya reka munije n'umusaza mu buraga. Reka umusaza rwose ntashimye ku mafaranga yanjye. Mureka se mureka iki? Reka musandazo umusenzi umusaza ubeze nk'umusaza. Isukiga mu bisesereza kandi ntabigango bimurango. Konyagase Imisara yimenyewe. Haguruka muze haguruka nk'isindagire ngwino tugende. Ngiye kumurega amafaranga yanjye. Jano musenzi. Isohokere ngiye kukurega Gisi umenye igikurikiraho. Ngurangira ute? Urandega kuri. Urandega kuri. Tugende.